ni amakuru menshi n'ubundi ari guturuka mu burasirazuba bwa Kongo by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo. Ariko mbere yuko twinjira turebe ukuntu ku mirongo bihagaze, ku rugamba bihagaze, uko Uvira bihagaze, mbere na mbere tubanze twongere tugaruke ku bayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi bongeye kubyuka bagaruka ku kibazo cyangwa se bongera kwikoma mu Rwanda. By'umwihariko ni ibyanyujijwe ku rukuta rwa X n'uwitwa Christopher Lando. Uyu mugabo yungirije sekreteri wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni umugabo yanditse ubutumwa bwe abanza gushimagiza u Rwanda aho rwavuye, aho rugeze, ariko arangije arenzaho amagambo avuga ngo kuba iki gitero cyo muri Uvira cyarabayeho cyangwa se bino bintu byo kugaba igitero muri Uvira bakayifata niryo kosa rya mbere rikomeye ngo bakoze. Ndagira ngo tubinyuremo tubone kwinjira no kubyo Kisekedi yavuze, tunarebere hamwe ese muri Uvira bihagaze gute muri kano kanya cyangwa se muri Kivu y'Amajyepfo bimeze gute. By'umwihariko reka duhere kuri uyu munyamerika, uyu muyobozi wo muri Amerika wumva amagambo yavuze. Uyu Christopher Lando yatangiye avuga ati iki gihugu cy'u Rwanda ndagikunda pe, ndetse ndanacyemera mu buryo bwinshi butandukanye. Ati nyuma y'amahano kino gihugu cyanyuzemo y'imyaka irenga 30 habaye jenoside yakorewe abatutsi, ati babashije kwiteza imbere, bubaka igihugu cyiza giteye imbere, ndetse bubaka n'abaturage basobanutse cyangwa se bameze neza. Aho yakoresha ijambo rivuga ngo igihugu cy'u Rwanda cyiteje imbere ndetse kibasha no kubaka sosiyete iteye imbere kandi itajegajega. Niyo magambo yakoresheje. Ati u Rwanda mu myaka 30 irenga ishize habaye jenoside, ati u Rwanda rwabashije kubaka abaturage batajegajega n'igihugu giteye imbere. Iyi ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika hano yabisobanuraga. Ati twifuza gukorana imishinga ihambaye cyane n'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abaturanyi babo, ubwo ni Kongo. Ati tugakorana imishinga izatuma abaturage babo bose bunguka, yaba abaturage b'u Rwanda bakabyungukiramo n'abaturage ba Kongo bakabyungukiramo. Atariko iyo mishinga ishobora kudindira, twebwe nka Amerika twifuzaga gukorana n'u Rwanda na Kongo. Ati iyo mishinga ishobora kudindira ngo mu gihe cyose u Rwanda rwaba rukomeje gukina iyo mikino ishaje ya M23 mu burasirazuba bwa Kongo. Niyo mvugo yakoresheje. Ngo iyo mishinga ishobora guhagarara, twari kuzakorana n'u Rwanda ngo mu gihe ngo u Rwanda rukomeje gukina iyo mikino imwe ishaje ya M23 mu burasirazuba bwa Kongo. Ati iki gitero giheruka cyo gutera muri Uvira, ati ni ikosa rikomeye cyane rihambaye bakoze. Ati reka nizere ko ibintu turi buze kubisubiza ku murongo vuba bidatinze. Ana magambo yanditswe na Deputy Secretary wa State ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, arangije ashyira idarapo rya Amerika, ashyira idarapo rya Kongo, ashyiraho idarapo ry'u Rwanda, ashyiraho n'idarapo ry'u Burundi. Nibwo butumwa yatanze. Iyo urebye ubu butumwa n'ubundi uhita ko ibyo u Rwanda rugenda rubasobanurira, rubereka cyangwa se by'ukuri kuri kubera hariya, ubona ko n'ubundi abanyamerika muri kano kanya ndetse n'ibindi bihugu bameze nk'aho ibyo bintu batari kubyumva, babyimye amatwi, ahubwo bo hari icyo bari kugaragaza, ari icyo bari kumva kimwe. Ubwo ni bumwe mu butumwa bwabyutse n'ubundi buturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko reka tubanze noneho dusubire muri kino gihugu cy'abaturanyi cya Kongo twumva icyo Kisekedi nawe avuga. Nanone uyu munsi Perezida Kisekedi yaganiriye n'urubyiruko, ariko umunsi w'ejo ndakeka ubwo yaganiraga n'urubyiruko, reka twumve ijambo yavuze. C'est celui qui me tient en ce moment à cœur, celui de la sécurité de notre pays. Lorsque je suis arrivé à la tête de ce pays, j'ai trouvé une armée, pardonnez-moi l'expression, de clochards. Ayo na magambo Felix Kisekedi we ubwe akoresheje, abanje no gusa nk'ubyiseguraho iyo mvugo ya nyuma akoresheje, ahavuze ati uyu munsi wa none ikintu cyonyine mfite ku mutima kinshishikaje kurusha ibindi ni umutekano w'igihugu cyacu. Yongera amagambo avuga ati ubwo nasaga ku buyobozi cyangwa se ubwo nafataga ubutegetsi, ati nasanze abasirikare b'igihugu cyacu, ati mumbabarire kubivuga gutya, atariko nasanze ari nka mayibobo, nimba ari yo mvugo nziza nakoresha nanjye, kuko nabanje kuvuga ati mumbabarire mbyite gutya, atariko nasanze igisirikare cyacu ari abantu b'imbobo b'inzererezi, mbega babantu birirwa basabiriza, bahohotera abantu, babantu nyine batagira n'ikintu na kimwe kibaranga ku buryo utavuga ngo ni abasirikare. Niko Kisekedi yabise abasirikare be. Je vous dis très sincèrement, j'avais une admiration sans faille pour nos militaires, mais les militaires de troupes, parce que ces gens, on les envoyait au combat sans ration, sans solde, sans munitions, sans encadrement, et on leur demandait de faire des miracles.
Et il leur est arrivé de faire des miracles. Voilà pourquoi ati wenda nimunyumve nabi ariko mu by'ukuri iki gisirikare cyacu ndagikunda cyane pe ngikunda urukundo rutajegajega. Atariko ikibazo nta nubwo kiri ku basirikare bacu. Ati abasirikare bacu kera nasanze baraboherezaga ku rugamba batabagaburiye batabahaye icyo kurya, ugasanga nta masasu babahaye, nta mishahara babahaye, ugasanga nta ubakurikirana bafite ubu ugomba kumenya ngo bakoze ibi n'ibi. Barangiza abasirikare nk'abo ngabo batitabwaho, badafite amasasu, badafite imbunda, badahabwa icyo kurya, badahabwa imishahara, leta igatangira kubasaba ngo bakore ibitangaza ngo barwane urugamba rurenze. Ati niyo mpamvu naje nsanga ari uko bameze. Ati ariko n'ubundi abasirikare bacu bararengaga ibyo bitangaza bakabikora. Niyo mvugo Tshisekedi yakoresha, ati n'ubundi abasirikare nubwo batitabwagaho ati ariko bararengaga bagakora ibitangaza. Ubwo wenda uraza kugenda muri comment unyibutsa bimwe muri ibyo bitangaza bagiye bakora hasi kugira ngo dukomeze tugendana gake gake tunakomeza twumva Tshisekedi hano. Je suis attaqué d'abord à l'heure sociale en mettant le mieux possible, et je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire de ce côté-là, mais en mettant le mieux possible à l'abri leurs enfants, leurs épouses, donc en bref leurs dépendants, pour que eux ne puissent se consacrer que à leur tâche. Ati niyo mpamvu nkigera ku butegetsi mbaye perezida, ikintu cya mbere nabanje kwitaho ni ubuzima bwiza bw'abasirikare banjye. Ati nakoze uko nshoboye rwose mbahindurira imibereho abasirikare b'igihugu nyimara kuba perezida. Ati ndabizi ni byinshi bigisigaye byo kubakorera ariko nakoze uko nshoboye, atari ko byibura ubu ngubu abagore babo tubitaho, abana babo tukabitaho basirikare. Ati mbega mu yandi magambo imiryango y'abo basirikare, abo basirikare mbege bitunze tugerageza kuyitaho. Ati ibyo tukabikora kugira ngo abasirikare bacu bareke gutekereza ibindi bintu, imiryango yabo tubitaho n'abandi bose batunze mu rwego rwo kugira ngo badatekereza ibindi, ahubwo bakomeze batekereza akazi kabo ariko kurinda igihugu gusa. Ni Tshisekedi wari uri kuganira n'urubyiruko rwa Kinshasa by'umwihariko, aho yababwiraga ati bwo mu ijambo rya hanini yagiye baganiriza ibintu byinshi, abanza no kubaganiriza ku byerekeranye n'isuku muri Kinshasa, aho yababwiraga ati twebwe abanyekongo nitwe ba mbere dutuma uno mujyi wacu wa Kinshasa wuzuye umwanda ndetse akamera nk'ahantu hadakwiye guturwa. Ati ndetse ni natwe ubwacu ba mbere twirimburira aho dutuye. Ati byabasaba kuzenguruka uno mujyi wa Kinshasa kugira ngo namwe mwirebere uburyo cy'ibintu bidufitiye umumaro twagiye tukabyangiza, mbega uburyo umujyi ubusa nabi. Umujyi nyine wa Kinshasa ubusanga usa nabi cyane n'ahandi henshi, noneho bikaba bimeze nk'aho Kinshasa yatangiye guhagurukira nayo ikintu cy'isuku. Ariyo mpamvu perezida hano uri kumva bivugaho, ndaje mubumvisha ariko bivugaho ahanini bitewe n'iki, bitewe n'uko M23 ikimara gufata za Goma igafata nabira bice zose za Bukavu, bahise batangira gahunda z'isuku, amasuku meza cyane ku buryo abatuye Goma n'abatuye za Bukavu batangiye kuvuga ati uyu mujyi usa neza gutya burya ntago twari tubizi. Sasa ibyo ngibyo bigasa nkaho Kinshasa nabo babona ko ahantu hamaze gufatwa na M23 hajya isuku hakajya ku murongo. Akaba ari mpamvu umva perezida nawe bavuga ati hano hantu natwe turi kuhiyangiriza muri Kinshasa, kuko Kinshasa ubundi isanzwe isa nabi cyane ariko biri kugenda bihinduka. Ubona ko ari pressure nyine bagiye bashyirwaho n'abagiye babambura hamwe na hamwe mu butaka bwabo. Invivable, c'est nous-mêmes les Congolais. Les premiers à la détruire, c'est d'abord nous-mêmes les Congolais. Je ne vais pas vous dire ce qu'on fait, mais il suffit de circuler dans les rues de Kinshasa pour comprendre comment. Ati ngiye nk'umusaza cyangwa se nk'umuntu ukuze, ati nabaye muri Kinshasa igihe Kinshasa yitwaga umujyi mwiza cyane, Kinshasa la Belle. Atari ku uyu munsi wa none ibyo byavuyeho rwose, basigaye bahita ngo n'ahantu hasa nabi. Mbega bibutsaga kugira ngo bakore isuku muri Kinshasa. Yaganirizaga urubyiruko. Tshisekedi yongeye kwibutsa runo rubyiruko yarari kuganiriza rwo muri Kongo, ababwira ati muri kano kanya iyo urebye ubona ko urukundo rw'igihugu rwagabanutse cyane, atari ko ntago igihe kirarenga. Ati by'umwihariko kuko abatuye igihugu cyacu benshi ari abajene cyangwa se urubyiruko, nicyo gihe kugira ngo twongere tubashyiremo indangagaciro zo gukunda igihugu, aba aricyo bazajya bashyira imbere. Mucamake niyo magambo Tshisekedi yabaganirije. Nanone mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko bibonye zikomeje kwikoma mu Rwanda zivuga ati u Rwanda ruri gukora ibi n'ibi, mwabibonye, kandi u Rwanda rukaba rwarabasobanuriye ibiri kuba abantu bari kwicwa hariya. Uwitwa Moyize Nyarugabo tujya tumugarukaho kenshi cyane, ukunze kuvugira abanyamurenge hariya. Muri iki gitondo
cyangwa se uyu munsi wa none turi ku itariki 11 z'ukwezi kwa 12 yaje nayo kurekura irindi tangazo akunje kugaragaza akarengane gakorerwa abanyamurenge ubwo by'umwihariko hano abadukurikira umaze kumumenya ndetse abanyamurenge baba bamuzi cyane. Moise Nyarugabo yanditse ati uyu munsi none rwose ati uyu munsi ahagana saa 5 n'igice z'amanywa cyangwa se z'igitondo ngubwo abaturage bari bari gusenga indege ya Sukoyi yaje ituritsa igiturage cya Rwitsa nk'uko ati bikaba ibirometero bike cyane uturutse muri Minembwe mu isantere. Ati ibi bikwiye kumenyekana ko iki ari igitero cya kane tugabweho mu minsi 3 yikurikiranya. Ati umunsi wari wabanjirije ejo hahise ubwo hari ku itariki 12 hari kuwa gatanu uyu mugabo yanditse ati igiturage cya Mikenke n'ubundi cyararashwe Mikenke. Kuwa gatandatu itariki 13 igiturage cya Rugezi na Karege nabyo byararashwe. None kuri iki cyumweru Rwitsa nk'uku nayo yarashwe ba izo ndege zayireshe ibisaso. Ati ibyo biturage ubu ngubu byabaye ahantu hadashobora kuba haturwa bikozwe n'igisirikare cya Kongo n'indege zabo. CS yandika ati turinginga rwose turasaba cyangwa se turabaza ibibazo abagize akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye. Atese indege za Kisekedi zirimo Sukoyi n'indege zitagira abapilote kuza bakarasa ahantu hari abasivile byo ntago bikubiye muri ya masezerano y'agahenge yo kutarasana cyangwa byo biremewe. Ati ese kuza bakarasa abasivile bikozwe n'indege na drone za Kisekedi byo ntago biri mu masezerano kuki byo mutabivugaho nk'abakuriye akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye? Kuki batavuga ati ubutegetsi bwa Kongo muri kurasa abantu murekeraho? Ntago bajya babivugaho. N'u Rwanda rwari bajeje ubundi mu nama aravuga ati kuki mutajya mubivugaho muba mubizi tubibamenyesha ngo baba bibamenyesheje. U Rwanda mu nama rwarabaje ati ibi twarabivuze ati ndifuza ko twazakora inama mukambwira ko ibyo bintu by'abanyamurenge bicwa n'abandi baraswa bazira ubwoko bwabo muri Kongo ko ibyo bintu mutabizi cyangwa se mutabimenyeshejwe. Ntago bigeze babihakana. Uyu nawe nibyo yabajije ati ese kuki mukomeza mugaceceka? Ati ese kuki mwacecetse mu gihe amato menshi ari kubisikana azanye abasirikare b'u Burundi abazana ahitwa abasiga hitwa Baraka muri teritwari ya Fizi yabazanye iki gitondo. Iyo nindi nkuru tugiye gukurikizaho mu kanya. Hari amato menshi y'abasirikare b'u Burundi yabazanye abazana muri Baraka mu gace ka Fizi. Abasirikare benshi cyane baje mu bwato mu rwego rwo kugira ngo bakomeze bahangane na M23. Ati ese abo basirikare bari kwinjira bavuye i Burundi nabaje kwifatanya natwe guseribura Noheli n'umwaka mushya nta kindi kibi bazadukorera? Ati ibyo bigakorwa mu gihe u Burundi bwari bwatanze itangazo buvuga ngo abasirikare babo bose bari muri Kongo ngo bagomba gutaha bakava ku butaka bwa Kongo. Ati mu gihe abasirikare ahubwo b'u Burundi bababwiye ngo batahe bakahita basubiza i Bujumbura, twe tuzi ngo baratashye, bakahita bajya kubanyuza Rumonge, bakahita babambutsa mu kiyaga babagaruye mu bwato bakinjirira hitwa Baraka. Icyo ni ikindi kintu kidasanzwe kuba guverinoma y'u Burundi ivuga ngo abasirikare bacu bari muri Kongo twabacyuye bose twohereje ukuntu bataha, kandi koko niko byavuzwe, ariko bakahita bongera bakabanyuza hakurya Rumonge bakambuka ikiyaga bakahita bagaruka n'ubundi. Ibyo bintu abantu bakabyibaza bakavuga ati ubwo noneho baje gukora iki bameze nk'abihishe cyangwa se bitwikiriye kuzira mu mato gutyo. Yamaze kwandika ibi ngibi ahita ataginga Donald Trump, ataginga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuryango w'ubumwe bwa Afurika, Antonio Guterres, Paul Kagame, ataginga Kaguta Museveni, Suluhu Samia, Felix Tshisekedi, General Neva, MONUSCO, abantu bose nyine benshi yagiye abataginga benshi bose kugira ngo bamenye kino kibazo cy'uko abanyamurenge bari kwicwa. Ni Moise Nyarugabo usanzwe w'umunyamurenge usanzwe uvuganira abanyamurenge cyane, mujya mumubona cyane. Reka mbabwire ngibuka gukora subscribe nze twongere dusubire n'ubundi muri Kivu y'Amajyepfo turebe ibiki biri kuberayo bihagaze bite.